Twongeye kubasuhuza abaduteze amatwi muri aka kanya kuri uyu munsi mukuru wa Pentekote, tuvuga ngo amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turongera kandi kubaha ikaze kuri channel yacu yitwa Ikiza Umusonga TV. Rero nkaba kuri uyu munsi wa Pentekote ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko mbanza no kugushishikariza kugira ngo udutere inkunga mu buryo bumeze gutya. Niba utarakora subscribe, banza ukande subscribe, uraba uduteye inkunga ikomeye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko udukunda. Ikindi cya kabiri, ibiganiro byacu jya ubigeza ku bandi, ku nshuti zawe, ndetse aho twe tutageze wowe hatugerere, ukore share. Noneho ikindi ukore komanteri yuko ubyumva muri aka kanya. Rero niyo mpamvu uyu munsi ni itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, akaba ari ku munsi wa 50 Yesu azutse, akaba ari kuri Pentekote, akaba ari ku munsi wa 10 Yesu asubiye mu ijuru. Niyo mpamvu aka kanya nifuje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, wowe udukurikiranye muri aka kanya, kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se iyi Pentekote ikubere Pentekote yo mu buryo bw'umwuka, kandi ijambo tugiye kuganira rigira aho rigukura, rigire naho rigushyitsa mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo nkubwire ngo ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Ahari umwuka wera urukundo ruraza. Ahari umwuka wera ntago abantu babibigande. Ahari umwuka wera, mbese ahantu hari umwuka wera ibintu bigenda neza. Haleluya. Rero niyo mpamvu muri aka kanya ntari bugutindire, kandi ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rigendanye n'uyu munsi mukuru wa Pentekote. Turaganira hano mu Byakozwe n'Intumwa, ibice byaho 2, ku murongo waho turahera ku murongo waho wa mbere, turasoma twigize hepfo gatoya. Umva uko havuze. Haravuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umwuka uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wari muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyedini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi, uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twe tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Haleluya. Haleluya. Reka nidushaka tugarukira aho ngaho kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Yesu nashimwe cyane. Ngo uyu munsi wa Pentekote usohoye, haleluya, ari uyu munsi turimo twizihiza. Ntabwo ariko uyu munsi, ntabwo ariko Pentekote yabaye, ahubwo turayizihiza, cyangwa se turi muri sabukuru, urabyumva, yo kwibuka ugiye intumwa zuzurirwaga isezerano zikuzura umwuka wera. Haleluya. Izi ntumwa zari mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu. Aho ngaho muri icyo cyumba cyo hejuru ngo zimaze guhuza umutima. Yesu nashimwe. Mukanya ndagira ngo nkubwire ngo nawe shaka uburyo wahuza umutima, wagirana ubusabane n'Imana. Ngo zimaze guhuza umutima, nshuti yanjye, ngo
umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane. None ngo abandi batangajwe no kumva buri muntu ngo barimo kuvuga indimi zimeze nk'izi wabo bakavukira. Hari iyo wuzuye umwuka wera hari ibintu bijya bitangaza abantu. Iyo wuzuye umwuka wera Imana ibasha kuguhindurira ubuzima. Ndagira ngo nkubwire wowe dukurikiranye inshuti yanjye, kugira ngo ushake umwuka wera kuruta gushaka abantu. Haleluya. Ndakwifuriza kugirana ubusabane n'Imana. Ndakwifuriza kuzura umwuka wera, umwuka wera w'imbaraga. Umwuka wera ni umufasha, umwuka wera ni umujyanama. Reka nkubwire, iyo ufite uyu mwuka wera abyira ibintu akuraho atari wowe bigizemo iki uruhare. Ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Yesu nashimwe. Abantu bashaka amafaranga, ariko ushobora gufite amafaranga ntago yagukuriraho uburwayi. Nika nkubwire, wajya kwivuza ukajya mu Buhinde ukajya hehe hose, ariko bikanga kubera yuko ibyo wakoze byose nta kintu byagize gute, ntacyo byakumariye. Ndagira ngo nkwifurize mwene data, wowe nkurikiranye muri aka kanya, ndashaka kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana. Ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Haleluya. Aho uri hose ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Iyi Pentekote ya 2022 ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu, nshuti yanjye wo nkurikiranye, aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri mu kihe gihugu, aho uri hose, ndifuza kugirana ubusabane n'Imana ukuzura umwuka wera. Umunsi wuzuye umwuka wera, nkuko rya jambo njya nkunda kurivuga, rivuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Wamara kuzura umwuka wera uzawuzura ute? Uzawuzura ari uko wihana ibyaha, kuko yo yaravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndakwifuriza kwihana ibyaha, warangiza ukuzura umwuka wera. Uyu mwuka wera azagufasha, uyu mwuka wera azagukiza, uyu mwuka wera uzabasha kuzura, azabasha kukwihanisha na bya bindi, azagushoboza kwihana na bya bindi udashoboye kwihana. Iyo wuzuye umwuka wera, haleluya, uba amahoro masa. Iyo wuzuye umwuka wera uba ufite umunezero. Iyo wuzuye umwuka wera uhinduka nk'umusore. Ni nkuko nanjye mbona abantu benshi baba batazi ubuhamya bwanjye. Kera nari umusaza nambara ingutiya, ntarakizwa nambaye ingutiya, nyiguza amafaranga 180. Reka nkubwire inshuti yanjye, ariko maje gukizwa. Haleluya. Imana igenda ihindura amateka, Imana ihindura amateka. Inshuti yanjye mwene data, ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Umwuka wera azagufasha. Izi ntumwa zari mu cyumba cyo hejuru zifite ubwoba, mbese zumva nizigera hanze biri bucike, ariko zimaze guhuza umutima. Haleluya. Zimaze guhuza umutima, nibwo Petero yuzuye umwuka wera arasohoka. Nukomeza gusoma aya magambo uzabisangamo, ahagana hasi uzabisangamo. Petero ngo arasohoka, ngo aravuga, arababwira ngo ntago twasinze. Ubu ni mu masaha ya 3. Buri saha ya 3 ndayikunda, ni isaha 9, isaha z'ibitanga. Haleluya. 3 nibwo buzuye umwuka wera. 9 nibwo umwende wari utaminije ahera watamutsemo kabiri, buri muntu wese yigererayo. Reka nkubwire, turi mu gihe cy'ubuntu. Umuntu wese yigerera ahera akajya kwisabira imbabazi. Kera umuntu yakoraga ibyaha yajya kugira ngo bajye kumutambira iby'ibyaha bitewe n'icyaha yakoze, bakamutuma igitambo. Harabajyanaga inuma z'intungura, harabajyanaga ibimasa, harabajyanaga ibinure. Ntago ntuze kumbaza, icyo gihe sinarindiho, ariko Bibiliya niko itubwira. Ndagira ngo nkubwire rero inshuti yanjye muri aka kanya, haleluya, ndashaka kugira ngo nawe ushake uburyo wakwiyuzuza n'Imana, wumve ugize ubusabane n'Imana, ugirana ubusabane nayo, wuzura umwuka wera. Haleluya. Uyu mwuka wera azakwigisha uko ugomba kwitwara. Uyu mwuka wera azagufasha mu bigeragezo, azagufasha, azakwihanganisha urwaye. Abantu baragusura iyo urwaye, barangiza bakagenda, yewe banagusigira n'amafaranga, ukananirwa no kuyaguramo icyo wakifashisha bitewe n'ubuzima urimo, bitewe n'uko umeze. Ariko umwuka wera ngo ahora agutakira, avuga ngo abadata, avuga ngo abadata, igihe cyose akahora kunihira. Rero umwuka wera niwo ugusanga uri mu buriri akakubwira ngo humura, kugarurira ibyiringiro. Nshuti yanjye wo nkurikiranye, ndakwifuriza kuzura umwuka wera. Muri aka kanya ndakwifuriza ko wagirana ubusabane n'Imana. Muri aka kanya ndakwifuriza imbaraga z'umwuka wera. Nshuti yanjye mwene data, muri iyi minsi y'imperuka, iminsi igoye, urukundo rwarakonje.
ari umuntu umwe duherutse kuganira aribaza ati kubera icyo abantu umuntu ashobora kuburara kandi abandi bariye bakabimena, nta yindi mpamvu, nuko nta rukundo rukiriho. umwe yigeze asubiza aravuga ngo nuko rwakonje. Ntabwo urukundo rwigeze, ntabwo rukonja, hoya ntabwo nta ruhari, urukundo rwarashize mu bantu. Reka nkubwire ahari umwuka wera, ntabwo umuntu yaburara muturanye, ntabwo mwaba mubana mu gipangu ufite umwuka wera, ufite imbaraga z'Imana ngo muri wowe ngo zitume mugenzi wawe aburara, zitume ufata imyenda ukabipakira mu ivarisi bikaba bimwe ntubyambare, ibindi ukabishyira ku rugo, kandi ufite mwene so uzi neza ko adafite icyo yambara. Umwuka wera yaje arakwemeza. Impamvu ibyo byose ubona utarimo kubigeraho nuko umwuka wera yamaze gukama muri wowe, nuko umwuka wera yamaze gukama muri ibyo. Yaravuze ngo umunsi igihe ubone ko utagifite urukundo, uzamenye ko umwuka wera yagiye, uzamenye ko umwuka wera atagihari. Ndagira ngo nkubwire muri aka kanya, ndagira ngo dusenge Imana, usabe Imana kuzuza umwuka wera. Aba bigishwa bamaze kuzura umwuka wera, nibwo Petero yasohotse, yari afite ubwoba. Ubyibuke ko Petero wihakanye Yesu, ubyibuke yuko Petero ariwe waciye umwe muri babandi ugutwi, muri babandi bari baje gufata Yesu, urabyumva, ariko yuzuye umwuka wera. Haleluya! Amajije kuzura umwuka wera, ndagira ngo nkubwire ngo bwa bwoba yari afite bwarashize. Amajije kuzura umwuka wera, yarasohotse arahamya, aravuga ati wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi, ntabwo twasinze. Ubu ni mu masaa 3, ubu ni kugasuzuguro. Umwuka wera niwe ushoboza nanjye kukubwira, nkakubwiza ukuri. Njya mbwira abantu ngo njyewe mwimamagara mushaka ibitangaza, reka nkubwire banza ushaka nyiri ibitangaza, urabyumva. Ariko icyo nzagufasha gusenga. Reka nkubwire icyo nzagufasha kukugira inama y'inzira uzacamo kugira ngo ubashe gushyikira ibingibi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo abenshi bakunda guhamagara abantu bashaka ngo nibamenye ngo barashaka ngo kubakorera igitangaza. Mbere yo kugira ngo Imana igukorere igitangaza, uri muntu ki? Urashaka igitangaza, uracyakira ute? Niba ibiganza byawe byanduje, urumva birimo imbyiro, urafata igitangaza? Banza wihane. Icyo Imana ishaka, irashaka kubanza ukihana ibyaha, umutima wawe ukera, ugakizwa, ukinjira mu mbaraga z'Imana, Imana nayo igaheraho igakora igitangaza. Haleluya! Icyo nkwifuriza cya mbere ni uko ubanza ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Numara kumwakira akaba mu bugingo bwawe, nawe ukaba muri we, ibitangaza bizakoreka. Ibitangaza Imana irabifite. Ndagira ngo mubwire ngo yewe gukiza indwara Imana irabifite, amafaranga Imana irayafite, abagabo Imana irabafite, abagore Imana irabafite, n'imyenda Imana irayifite. Ndagira ngo mubwire ngo ibyo byose nkubwiye bigira amatwi. Iyo Imana ivuze ngo amafaranga ajya kwa runaka, ako kanya amafaranga arumva agahita agenda. Imana ivuze ngo uburwayi nimuve muri runaka cyangwa se muri nyirakanaka, ubwo burwayi bugira amatwi, ako kanya bitavuga ngo iravuze. Ubwo Yesu avuze natwe turagiye. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ngo rero ndakwifuriza icya mbere gukizwa. Wowe nkurikiranye utarakizwa, wowe ukurikiye iki kiganiro utarakizwa, ndagira ngo nkubwire ngo icyo nkwifuriza cya mbere ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kuri iyi Pentekote. Nawe ukavuga ngo nanjye narakwakiriye. Ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ngo bose buzuzwa umwuka wera, ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima. Ndakwifuriza ko iyi Pentekote yakubera nshyashya mu buzima bwawe. Ndeka nkubwire, ndakwifuriza ko wavuga ngo nanjye nakijijwe kuri Pentekote ya 2022. Rero ndagira ngo dusenge Imana. Nuko Imana yakuntumyeho, nuko icya mbere wakizwa. Imana ikabona gukorana nawe, Imana ikabona ikagukiza uburwayi, Imana ikabona ikaguhindurira amateka, ariko wakijijwe. Wabyumvise mwene data? Nicyo ngicyo nkwifuriza muri aka kanya. Rero wowe udukurikiranye, nagusabye iyo nkunga gukora subscribe, ikindi cya kabiri ugakora share,
icya gatatu ugakora kandi duha komanteri yuko nawe ubyumva. Ikindi ushaka ko dusengana, ushaka kuduhamagara, waduhamagara kuri izi nomero 0788 32 70 ndazigusubiriramo 0788 32 70. Reka dusenge. Uwiteka mwami Imana yacu, nsengeye mwene data mushiki wacu udukurikiranye muri aka kanya ndetse akabafashe umwanzuro wo kwihana. Ndasenze kugira ngo banze umubabarire ibyaha n'ibicumuro, ndasenze kugira ngo umugirire ibambe, ndasenze kugira ngo wongere umugarukeho. Iyi Pentekote imubere ikimenyetso cyo kuzuzwa umwuka wera. Haleluya. Iyi Pentekote yuzure imbaraga, imubere ikimenyetso. Iyi Pentekote afashe umwanzuro wo gukizwa. Iyi Pentekote ndakwinginze kugira ngo umusoreze amasezerano mu izina rya Yesu Kristo. Ngo niho no gusengera uyu muntu ufite ikibazo cy'uburwayi. Ubwo umajije gukiza ubwayi bw'umutima, ndasenze kugira ngo umukize uburwayi bw'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ufite icyifuzo cy'uko wamugirira neza, ndasenze kugira ngo umugire neza. Imbaraga zawe zimubeho, ubwiza bwawe bumukayanganeho, icyubaro cyawe kimugote mu izina rya Yesu. Ndagukuyakuye, ndaguhendahenze kandi ndamwingingiye kugira ngo bimubere ikimenyetso cy'ibyiza. Urakoze kuko byumvise, icyubano n'ubutware komeze kuri byawe, tubisabye twizeye kubidukorera hagati mu izina rya Yesu Kristo wone wabambwe no mu bisengeye byose. Amen, amen. Imana iguhe umugisha kandi ndabakunda cyane. Shalom.